ibibazo yiburiye amafaranga sheri wamaye amafaranga njya kwisukisha kandi soke ngo nk'uyu mukobwa yamaye amahoro di icyo cyo gukundana n'abakobwa beza rero amafaranga yo kwisukisha utisukishije wabiki kubituwe nabuze n'ayizungu amafaranga yo kwisukisha baragusotse eso ndagomba cyo kanyibara unde telephone kandi se twaza isirimo hano urande biki sinago kumbyerwa ayi urankubise ni gute tsenye gahunda karo kunyitaba nta so fit banzubise mafutanyitaba niki nihe mafutanyitaba mise dukora nizingahe hano nizingahe ntabwo nayireba kabana nawe wakoze iki kandi ndashaka kuza gukoramo hora ari kutambeshye wombeshye ngwiki banzu bitaba nakubeshye ngwiki yego nusinye telefone nge nayibonaga ngewe wakuyibonaga izi ni mise dukora zingahe wasinzira migane giki ntagiri kangwa magade yo kidasora nta mpamvu yo kumamaga ni gute rero utanyitabaga kandi tune gahunda nose uko gahunda n'ejo wakwisukisha wa nakwisukisha ku buryo nze kukureba se reka nyareba noneho hasi amafaranga yawe njyana amafaranga wambikije wowe ngo she nuko utajya kumbwira ariko reka nkubaze ubu ngubu ko naragushira mu mago niza gushyira mu mago bizagenda bite we kushyira mu mago kumuno wabwanuse wasaze waturaguse n'injugu zasenkani zo ku muhanda ubwo umuntu nagushize mu mago byo bizagenda ukora divorce njyana mami what egiye muri divorce nawe sinaragushatse uri kunyibutsa ko utashatse uri kunyibutsa ko utashatse we nawe yakunu uvuze ibya divorce kandi sindagushira mu mago aho nyemana nibaza tekereza ku muwanesheje umutwe naragushira no mu mago ni gute tukabeshya umukunzi wawe muranye imyaka 2 yeza amafaranga gira vuba kandi amafaranga Anaisha nawe jumba wala nuko gutyo maze kundembya ukwezi gusubira naragusukishije sibyo oya kama oya abanyamagambo wayama ntibiyama hase ngudiki amafaranga gusuka ni inzara sashasi nabikubwiye ngiye ngukunda gutyo meze ubundi bajya kwisukisha abanyarwanda basore bakuru be mu biki ngiye ngukunda gutyo meze gutyo ufite agasasa kameze gutyo kagapeke I'm love you what nta kundi ngiye gushaka ikindi kandi rwe no sa byano yugumbwira ngo amavuta y'ibihumbi 30 ngo muyo kwisiga ntago uzongera reka brage no mafaranga reka brage ndabisineza kukwikirira no mafaranga cyava akuse wakomeje ntakomeza cyamo ndago amafaranga kwisukisha gusa naribi fa kuyashyiramo nyine nyabone cyava ndo wakenenga zagwejo ndashaka nona ureya mpesho ndabyuka njya muri salon gitondo nzayabona ryari ejo nisanga ndabikiraho sambaye gira papa sinitegeko undi ko ngomba gusukisha undi wabonye ayo umuhungu agomba gusukisha umukobwa ngende nagategeko agripa nawe ntacyo rekanya kubibasa ariko nyine ntabwo ngo ngende papa fuka nyine gira papa nyine undi twari kubyango njye murere papa era kubyango murere n'abakobwa ura amafaranga n'uyamba nyiza kumenya ngo tarite igikobwa cy'igikarasi bikajya bigira inzira seze amafaranga y'iki amafaranga y'inzara wazansiza amakarase ngiye kuzitetera umwade pere bigira inzira z'abana bazakeneye ibintu byo kwisukisha ari biki cyangwa roko ngira kubwira ko nani shanginge nkawe ngira kubwira gutyo oya ndayogeza mu ntoki bisanzwe jambe nyine nawe yamaze kukurambira oya ndanibutse ko utambe amafaranga yo kugura amaherena mpereza hano shumise gasukisha amafaranga yo kugura iki amaherena ayi iki sana mwereke oya njye sinzanye mwana amaherena y'igihumbi wallahi nubona akazi uzajya unyishyura buri giceri cyose nagiye nguko amafaranga yose ngwanda yandika Yesu Kristo muri make iyo babonye mbega ukuntu nkunda n'agakipo kumva amafaranga yose umpa urayabara nayabara rero wari uzi kuzi kwigisha ahangaha ugasakuza amafaranga y'inzara amafaranga y'ikariso amafaranga y'isutiye amafaranga yo kwisukisha sinzi ibiki n'ibiki uzwi nyine kujya nahahira iwanyu we ukundana nawe oya nari yabara uko ubishaka wenda nzabona aragiye no hanze nari waragiye hehe Yesu mvuze iki ukeka ko wancika umaze kurya amafaranga Yesu mvuze iki wallahi nakurugesha kunuka indani wawe amafaranga ayo ngayo Aisha oya ayo misetse nagaragera uvuga amagambo wambaye n'amafaranga kwisukisha si 20 yami hano Aisha umuntu icyo mumenyereje n'umuntu sha nakoze ikoze njya kuza gutereta mwereka ko mfite amafaranga 20 angegerawe
ndabura amafaranga nyine yo kwishyura inzu hano ni amafaranga yo kwishyura n'amaherena iki ibyo nacyo birandeba se bireba nde warambwiye ngo dutandukanye nguki wallahi dutandukanye dutandukanye nta mezi ugenda ubwo we umva zinga utubuno usohoke mu nzu yawe ntabwo nakomeza gukundana n'umukobwa aya no kuri kwimana maze kurambirwa nukubwiye kundana nawe none se kamubwira dukundana waranyipefeye urambwira ngo buri kintu kimwe cyose nawe nagira ngo utsindire abantu naje kukurya none nawe naguhaza narakujugunye nakumazemo ayanjye yashizemo wana narakuriye nyine ubundi umva umaze nkubwira iyo wanisazaga muri ya minsi wa mbere wenda ubuze wanyimaga wigeze wacana hariho nta kibazo ariko uri gukanyisazaho muzi gusa uri kunyisaza muri cyo gusa yagize umuntu kumva uvuga gutyo wigamba gutyo ko wandi n'ukuntu umuntu yirirwa abeshya abantu ko nta mukino turakora nari umuhungu w'igihumbi none ngo uretse ko nta kintu nakora iki umva byanayo dutandukanye kashishashire 25 cyane warakoreye se wahinda sheri wabonye abandi umva ayi sohoka gaho sohoka meza amafaranga menshi ngendera rimwe n'icyayi mvuga ngo harawe sheri ndagiye ariko gutandukana nawe ntabwo byava umuhungu utanga amafaranga usaba umuvuga gute telefone yawe ntabwo nayisiga kandi ayo umware telefone ntayitwara ntazitwara wallahi uzayiruka ugura putiri cyangwa viagra uzayiruka utaha nugaruka wallahi utahita pika yo bro Jizimana ndakubonye man mbabara wumve service yanyuma mu buzima ngiye kugusaba kuva naba man wumve nabitekerezaga se man ahubwo wumve ko nenge no gukomereza mu cyumba man naye gukomereza muri chambre bro wumve service imwe yonyine ngiye kugusaba shakira nushaka upfe rwose cyangwa ninshaka ngewe mfe sinzapana gahinda kubera service imwe yonyine ngiye kugusaba arisha vyanga ni stress nawe uje kunyongera n'izindi stress uje gusaba iki kusa utaje kongera kundira ingwe asugwise umva kari stress turumva na service yariyo man kusa ndakumenyera gusiza wa nimwe tuzanjye ntiwazigarura ntabwo azitsindiye isuru zazigarura rya bro inkweto zo nurashaka n'ubungubu uhundire ko nazigarura gero zigarura ba witonde rero reka maze mubwiriye service we man bro umuntu nazajya aza gutya ubona man ameze nk'ari gutakira ingoyi bro jya ubanza wumve man unamubaze ngo iya service nyine ushaka iki service ushaka wone iyi bro mbamubwire yambo se sumuzi man uri kuba muzi nyambo ndatekereza kumuzi kuba muzi nyine biramfashe kandi nanjye uranze nyambuze ukuntu nkunda ari ko mukunda nyamba kugira ngo duhure man anankunde bro byarangoye man sinshaka kumutakaza man sinshaka kumutakaza nyamba twoye rimwe gusa mwiyumvamo nawe ite nyiyumvamo man mbabarira bro reka mubwire ikintu kimwe ngiye kugusaba kimwe cyonyine bro nyamba rero tugire gutya tuganire kuri telefone nyambo tuganire uri kumva bro agera ku ngingo imwe gusa iyo ngingo nise imbere agatego ningonze pe ningonze ubu bro nje kukureba ngonzwe n'ingingo yatari bisora bataje kunyega amafaranga nagara amafaranga ni iki nyine sekunde kuvuga amagambo menshi nawe ikibazo cyawe rero urushaka nyambo nyine twavuganye kuri telefone ahita ambwira ngo arashaka kunsura ubushaka geto bro urabizi mba mu rugo reba karakavuye reba bashiki banje bari mu rugo n'iminja zabo ziri kuri rusumani nyambo namujyana ntabwo byanze ariko ntabwo ndibusohoke ndatora gusubira muri salo nyine numve n'ukuntu nimuze gucuranga cyangwa utazi gucuranga gutubeshya ngo gutora urusune genzi ibyo ari byo bro man rero ujye umenya ko njye na nyambo turi abana batera geto aje kumureba ni ivaze nyine ugiye kuzana ngaho ukamureba cyangwa ugiye kumubaga apisa shaka nkusi ko rero kuva ngenda muzana nemubwire ko tubana asekira kubona gutiye inkweto nkagutira agapira geto nje kugutira bwa mbere usungereranya noneho ungize ikimasa cya karitsiye yemeza n'umunyambo wawe ngira ngo ndi busohoke cyangwa ibintu gikwimenda genda n'umunyambo wawe kira asante bro
bro iyo ngwi nyine ni wa mukobwa nakubwiraga yita Nyambo. Ashanti. Urata amaso nk'ayisene. Wese nene sigaze henda wara ntabwo uko zanabuze. Ariko ni blague natera. Ndakunda gutebya. Ntabwo se mukunze bamubaza. Ntabwo twajya mu cyumba runana muri salo bashyushye urusaku none na bro yicaye nise ntabwo byatuma tuganira. Ushaka kwishyura relationship byagiramo consequence. Mu cyumba kakanya. Nta kibazo. None urumva twari turi kumubangamira babe afite kandi urumva natwe relationship ishobora kugera niba nyine byakoze ikibazo byamubangamira uracyafite kano karija of course usumva nashyiraho impano y'umukunzi uragakunda cyane nukuri uyu munsi n'udusokari ndakugura ka kabiri sure nukuri kari umutima mwiza niba byamubangamira nta kibazo tugiye nta kibazo byareka byanabangamira relationship Yo bro, ni gute ufite ghetto man udafite prudence munsi y'amatora bro? Natumaze. Yiwi man bro. Man yangane bro. Va ngije muri aho ngaho cyane aho kibezeza abantu nabo cyane. Ngwaye sida. Sida sibura mwana ngarwaye sida. Cyangwa kibezeza n'ukuri. Sawa, reka twimagine ko tuyirwaye muteye inda. Enda wowe waterenda kuri sawa agivugisha ukuri. Wowe ndangaza zabaye amazi wanagiye. Cyane ukuri aho ngaho nakibazo. Cyangwa uje kuzigura abantu muzigura make yawe. Cyangwa udafite amafaranga y'inyaguye. Bro, uri fake man. c'est chérie puis c'est ça yagiye Bakuru witerera mu ndebe. Wivunye ko shira batabona amafaranga yo kugura kuko. Pisa arakanira agiye kugura Afrika. kwanza ukunda kugira blague cyane Ufitiye muri nyine ndatebye. ntacyo bitwaye Karya bakwita? nitwa Nyambo Nyambo. Ni keza kabisa. Umuvandi mwarya neza. Cyane. sikuvuga nkaho ntacyo ufite Sha, ni nkaho hafi ya nawe. Ni nkaho nawe mfite nawe kuba kagashinzi. Kumva ko nyine gukundana ko ari amafaranga gusa. N'uyu yamuhaye turarwanira. Wagira ngo namugize umugore ugiye twashaka. ese ndamubeshye ko ukunda ari amafaranga Sha, abakobwa b'iki gihe nyine ariko nyine ariye babazi ko nyine tuyaba twishimye nyamara ntabwo tuba twishimiye gusingo beza. njye ntekereza ko umuhungu iyo ari kuguha amafaranga nyine abakobwa barase nk'ikiryabarezi cyangwa ikindi kintu so ntabwo ari byiza rero Nanjye ntabwo nzamushaka yarya nyine nanjye nisoreza ikibazo nawe ntabwo umunsi ukuntu wikeza ntabwo wamenya ko umuntu cyari kagakuka. sure ntabwo bamubaza se umuhaye Ni ukuri ntabwo namubaza ni ukuba undi umwana mubi. Cyangwa agakuka wese. Cyabara amagashuti. mfite abashuti banjye mfite Nyereka nk'agafa. rero hari uyu nguyu wansohoye kuko hari indi ndayi igiye kuza wow niko akara